yes because mixing poultry feeds ingredient and care guideline uburyo bavanga ibiryo by'inkoko ndetse n'umurongo ngenderwaho mu kuzorora. Yes because iri ni ijwi ry'aborozi TV. Nimba utarakora subscribe yikore, turakomeje n'amasomo agamije gutuma mumenya byinshi ku bworozi bw'inkoko ndetse no kwiteza imbere. Iyi ni educational content, education kwigisha cyangwa se ibiganiro bikwigisha bigamije kuguhindurira ubuzima. Va ku bintu by'imyidagaduro cyangwa se ibindi bintu ushobora kujyamo ugasanga ukoresha YouTube maze imyaka ingahe, amezi, ibyumweru, ariko nta bumenyi kubyarira amafaranga. Uyu munsi rero ijwi ry'aborozi TV, ijwi ryanyu, turahari n'ubumenyi bwa danje kabisa, ubumenyi budasanzwe kugira ngo tubahe ubumenyi babyarira amafaranga, duteze imbere u Rwanda rwacu, natwe twiteze imbere, duhindura ubuzima. Yes mbahaye ikaze, iri ni ijwi ryanyu kabisa, ijwi ry'aborozi. Wifuza kutubaza ibibazo cyangwa se ko tubwira izindi nama mu gikari, watubona kuri iyi nimero 079 42 85 61 4, ukanyura mu gikari. Yes kwanyura mu gikari tukavugana kabisa. Yes 079 42 85 61 4, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ubundi dusiga igitekerezo muri commentaire ukuntu bibona, ugakanda like man, ubundi tukagenda tukiteza imbere. Yes nicyo twaziye kabisa, ijwi ry'aborozi, ijwi ryanyu kabisa, mixing poultry feed ingredient and care guideline. Yes iyo nteruro twahereyeho mu rurimi rw'icyongereza, ariko mu kinyarwanda bishatse kuvuga ngo uburyo wavanga ibiryo by'inkoko ndetse n'umurongo ngenderwaho mu kuzitaho. Niryo somo tugiye kwigira hamwe, kuko ni isomo rizabafasha guhindura byinshi ndetse n'uburyo wabonaga ifamu yawe burahita buhinduka mu buryo budasanzwe. Yes because introduction, poultry farming is a vital segment agriculture providing significant source of protein and worldwide. Yes ubworozi bw'inkoko ni ikintu kidasanzwe, ndetse ubworozi cyangwa se umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi, ubuhinzi bujyana n'ubworozi. Umushinga ubworozi bw'inkoko rero nawo uba muri icyo cyiciro cya agriculture farming cyangwa se ubworozi bushingiye ku buhinzi. Yes reka ibyo tureke kubitindaho cyane. Inkoko zigira amaprotein, ni source of world protein. Yes inkoko zigira protein, byo ni ibintu bizwi neza, kuko izi nyama z'umweru, ku bantu benshi badakunda inyama zitukura bikundira inyama z'umweru kuko ari nazo nziza cyane, zitagira ibibazo ziteza umubiri nk'inyama zitukura. Bikundira agakoko cyangwa se inkwavu cyangwa se in general inyamaswa zituza. Yes ayo nandi makuru mbabaha kugira ngo dukomeze kurushaho kumenya ibi bintu tuba turimo tworora, tugira ute, turya tutazi, byose tugende tubimenya, tube abantu bajijutse kabisa. Yes inyama y'umweru cyangwa se inyama z'inkoko, inyama z'inyamaswa zituza. Inyamaswa zituza ni nk'inkoko, ingurube cyangwa se indi nyamaswa ituza ni iyihe? Nawe wayitwandikira muri commentaire. Yes reka twikomereze. The foundation successful of poultry farming is significant in proper nutrition. Yes tugiye kurebera hamwe none ukuntu zitabwaho, nkuko natangiye video mbibabwira ukuntu zitabwaho, ndetse n'uburyo ibiryo by'inkoko zazo babivanga. Yes mixing poultry feed ingredients, these outline essential practice for mixing poultry feed, instructional guidance on proper care of feed and best practice to ensure overall health of poultry stock. Yes ubwose ibi ni uburyo rero, ibi ni ibikorwa ukora mu buryo byo kuvanga ibiryo by'inkoko kugira ngo ukomeze uzihe ubuzima bwiza, bityo ziguhe umusaruro. Ikindi kugira ngo ukomeze uzamure izina. Yes inkoko yawe ibihagaze neza ku isoko, ibitandukanye n'iz'abandi. Yes nicyo twaziye rero, iri ni ijwi ryanyu, ijwi ry'aborozi kabisa. Yes understand poultry nutritional need. Yes ugomba kubanza wamenya intungamubiri inkoko zikeneye. Yes ntabwo ndakubwira ngo bavanga ibi nibi, ngo bavanga macronutrients. Macronutrients aba ari ibintu inkoko zikenera ku gipimo cyo hejuru cyane. Micronutrients aba nutrient cyangwa se ibiryo inkoko zikenera ku kigero cyo hasi cyane. Urugero kugira ngo twese tubyumve neza, abatabyumva neza mu rurimi rw'icyongereza, macronutrient ni ibintu inkoko zikenera ku kigero cyo hejuru. Urugero nk'igiheri cy'ibigori. Igiheri cy'ibigori ntabwo kigomba kungana na vitamine inkoko waziha, oya ntabwo bishoboka. Igiheri cy'ibigori niba urugero, niba ugiye kugaburira inkoko zawe ukazigaburira ibiro 5, igiheri cy'ibigori kigomba kuba ari nk'ibiro wenda nka 3 cyangwa 3 n'igice. Ubundi ibisigaye akaba ari micronutrient. Micronutrient aba ari iki rero? Aba ari amavitamine, ama minerals,
yes, amavitamini n'ama minerals. Amavitamini rero ava he? Ashobora kuva mu bimera, ubwatsi, ndetse n'amavitamini ushobora kuba wagura ku isoko. Yes, niko kantu nshaka kubabwira kugira ngo dusobanukirwe macronutrient na micronutrient. Ikindi tubanze tumenye ibintu tuvanga, kuko video irarangira nkubwiye ukuntu ibi bintu babivanga. Ese bavanga iki? Nicyo kintu nshaka kubanza nagusobanurira neza cyane. Yes, kanda like, iri ni ijwi ryanyu kabisa, ijwi rya Borozi TV. Yes, twabahaye ikaze rero. Nawe niba waduhaye ikaze, twandikire muri comment, kandi turanabakunda cyane. Nimero y'akazi twayibahaye, ufite ikibazo wakitwandikira muri commentaire cyangwa se tugahurira mu kari kuri nimero nabahaye. Poultry nutrition involve right balance nutrients that support growth, development and productivity. Understand the nutritional needs is a crucial for optimal feed formulation. Yes, uburyo inkoko zirya rero, hari nutrients ugomba kuvanga. Hari izubaka umubiri, zitera imbaraga, izirinda indwara, amavitamini, ibinyamasukari, ibintu nk'ibyo bya carbohydrates. Ibyo byose ahangaha ni mu cyongereza n'ikinyarwanda, bitewe nuko tuba twabashakiye ibitabo byiza kandi byizewe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no ku maguriro y'ibitabo. Niyo mpamvu ukwiriye kuba wadusapotinga ijwi rya Borozi TV, ijwi ryanyu kabisa, ugakora subscribe, like, ukaduha igitekerezo muri commentaire kugira ngo tumenye aho ibintu biva naho bijya, kuko aya ni amasomo ari education yiteguye kuguhugura kuva kuri level imwe ukagera ku yindi, ukiteza imbere ukayasangiza n'inshuti zawe. Yes, macronutrients are protein. Urugero ni protein. Macronutrients ni zimwe zikenerwa ku gipimo cyinshi cyane. Vital for growth and egg production. Quality protein source includes soya beans meal. Yes, protein zigira iki? Protein zituma inkoko zikura neza. Yes, nkuko igakura ikabihagaze neza, ku buryo iyo igejeje ku isoko usanga abantu bayigwanira kabisa. Egg production zituma inkoko zitera amagi menshi kandi meza. Yes, icyo tukimenye neza. Igi rigira ibice bitandukanye, hari shell y'inyuma, cover y'inyuma, igi rikomeye rigaragaye neza, ikindi gyuje internal parts. Urugero egg yolk, umuhondo w'igi ukamumeze neza, kandi ushobora kuba wavamo n'indi nkoko mu gihe warijyana mu ituragiro, kandi akaba ari igi ryujuje amagarama asabwa. Ubundi hari igi riba ryujuje amagarama asabwa kabisa, ugasanga igi rirahagaze neza kabisa, n'igi ryujuje byose. Ibyo byose rero hamwe n'ino protein hamwe n'amavitamine ashobora kuva nko mu bimera n'ibindi byatsi ushobora kuba wagaburira inkoko zawe, niho ibyo bituruka. Yes, source include soya bean meal. Yes, ibi rero bishobora guturuka mu ifu ya soya legumes. Ibinyamisogwe nka soya bishobora kuba byavamo ino protein igira ako kamaro kose maze kukubwira. Yes, reka dukomeze rero ukuntu babivanga. Ni gute babivanga? Turakomeje n'isomo ryacu, mixing poultry ingredient and care guideline. Tugarutse ku mutwe w'inkuru. Yes, uburyo babivanga rero ni uburyo budasanzwe kandi ni uburyo butagoye. Yes, ntujya wumva ko ibintu ndi kuvuga mu cyongereza ngo wumve ko hari ibintu bigoye. Oya, ibintu mba nabibegereje nkabibasobanurira ku buryo buri wese yumvamo amakuru akeneye. Yes, ntabyo kuvanga ibyongereza rwose. Ibyo ni ukugira ngo turusheho gukomeza kumvikana neza, kuko ari ibitabo umuntu aba basomera kugira ngo turusheho guhugurana, dusangire ibitekerezo, bityo twese tubaje kuva hamwe tugira n'ahandi twisanga. Yes, understand poultry nutritional need. Ugomba kwanza wamenya ibyo inkoko zikeneye. Yes, macronutrients ni bimwe zikenera ku gipimo cyo hejuru. Muri macronutrients habamo carbohydrate ni bimwe usangamo igiheri cy'ibigori, ibinyama, igiheri cy'ibigori, amasaka, igiheri cy'ingano ndetse n'igiheri cy'umuceri. Ibyo byose ni ibintu biri muri macronutrients. Mu protein ugasangamo soya bean bran. Yes, igiheri cya soya cyangwa se fat. Mu binyamavuta tugasangamo groundnut, ubunyobwa, igiheri cy'ubunyobwa. Yes, muri micronutrients usangamo amavitamini n'ama minerals. Minerals ni ibintu bituruka ku urugero rwa minerals uratubyumve neza. Minerals nk'ifu y'amagufwa ni minerals. Yes, ibi bikenerwa gake, kuko ifu y'amagufwa ntabwo wayigaburira inkoko zawe ngo ugende ngufate ngo 210. Oya, ifu y'amagufwa uyivanga mu bindi biryo nyine wari guha inkoko zawe. Ibyo nibyo bita micronutrients, kuko ziba bikenewe ku kigero gito cyane. Amavitamine ashobora kuva mu byatsi, urugero nk'amashu cyangwa se amababi y'ibishyimbo. Yes,
ni ibintu bikungahaye cyane kuri vitamine zifasha inkoko kubaho neza ndetse n'ubundi bwatsi butandukanye bigatuma n'inkoko zigira igogora ryiza cyane. Ikindi amazi yo agomba guhora mu bworozi bwawe niko nababwiye, kandi ni naryo hame ridasanzwe mu bworozi bw'inkoko. Kandi amazi udashobora kunywa ntukayagaburire inkoko zawe, naryo ni irindi hame ukwiriye guhita ushyira mu mutwe wawe ako kanya kabisa. Yes, ku mwanya wa gatatu, feed ingredient overview. Reka turebe noneho muri rusange ubundi ibi biryo ni iki, biba bimeze bite. Hari ibituruka kuki ku binyamisogwe, hari ibituruka ku binyampeke. Ibyo byose tukabihuriza hamwe kugira ngo dukore ibiryo byujuje ibisabwa. Yes, protein mixing, use of ingredients, protein sauce. Ibi byose bitewe n'ahantu byagiye bituruka. Additives ni nk'ibirungo. Urugero, hari nk'icyo bita amine totale. Iki ni ikirungo bavanga mu mazi gatuma inkoko zikomeza kurushaho kugira ubuzima bwiza cyane, kikagwanya ibintu bita parasite cyangwa se utundi tuntu dushobora kuba twajya mu mara y'inkoko tukajya tunyunyuza intungamubiri zari gutunga inkoko ikagira ubuzima bwiza cyane, ugasanga utu tuntu dufashe iyo nkoko dutumye igwingira. Ibyo byose rero bishobora kugwanwa n'ino additive cyangwa se iki kirungo bita amine totale, rw'ikirungo mbahaye. Ariko hari n'ibindi byinshi nawe ushobora kubuzi unakoresha, ntabwo ibyo tubahaye ari byo biba bihari byonyine, hari n'ibindi byinshi cyane. Yes, formulation poultry feed, nutrients requirements for different type of poultry feed formulation process, balancing ingredient using feed formulation software. Yes, none se ni gute babivanga? Yes, tips of different poultry formulation process, uburyo bigenda urimo kubivanga, uburyo ufata ku binyampeke ndafata ibingana gutya, ku mavitamine ndafata ibingana gutya, proteine ndafata ibingana gutya. Ibyo rero ni ibintu by'ingenzi ukwiriye kumenyaho amakuru nk'umworozi uri technician ugezweho ujyanye n'igihe kabisa, ukavuga ati ibintu byanjye ngomba kuba nabikoze neza kandi nta kabuza bikambyarira umusaruro. Mixing equipment, mixer, hari ibikoresho bikenerwa nk'imashini zibivanga. Aha ni ku bantu bateye imbere, ariko nk'abantu tuba tugishakisha tukirajya mu bworozi dushaka kuva hamwe tugera ahandi, ushobora kubivangisha intoki ugakoresha ibikoresho bitandukanye. Feed mill mixing process, batch mixing, continuous mixing, ubwose ni uburyo ushobora kuba wabivanga wifashishije ibikoresho bigiye bitandukanye. Ariko ntabwo ari ngombwa ngo ube wakoresha ibikoresho biguhenze mu kuvanga, ni ibintu byoroshye cyane. Yes, ibintu byoroshye cyane uragwa bashyira mu kintu cyangwa se feed cyo ziriramo, ikindi kintu cyose cyagufasha kubivanga bitewe n'ingano y'ibiryo ugiye kuvanga. Yes, quality control in mixing food, ensure uniformity, moisture content testing, nutritional content. Ntabwo ibiryo by'inkoko ari kujya ku isoko ngo upfe kugura hariya tu ugenda upfe ntabwo ari gupfa kugura. Ibiryo by'inkoko ugomba kubanza wamenya ese bifite garante y'igihe kingana iki, quality content, nutritional content. Ese ibiryo bikize kuki? Ni igishishwa cy'ipamba, ni ifu y'amagufwa, ni ifu y'amaraso, ese bikomoka ku binyampeke, ku binyamisogwe? Ibyo ni ibintu ugomba ukabuzi buri kintu cyose ibikigize. Yes, iyi video yibanze ku kintu kijyanye na mixing, kwanza wamenya buri kintu cyose kugira ngo ube umuntu uri professionnel w'umunyamwuga kabisa. Yes, storage and handling of mixed feed, optimal storage condition, handling procedure, shelf life and expired. Ikintu kijyanye no kwirinda ibintu byataye garante, byasaziye muri stock. Ugiye kugura ibiryo by'inkoko, uragiye barakubwiye ati dore ibiryo, ntabwo uragiye uraguze gusa tu, oya, ntabwo ugomba kugura ibintu byabaye expired. Optimal storage condition, ese ibyo biryo bibitswe gute? Hari umuntu ushobora gusanga ibiryo ukuntu abibika bitewe n'ukuntu ugiye kugura ibiryo, ugasanga rwose ukuntu yabibitse ntabwo ari ibintu byatuma uhita ubigura. Urugero, niba umuntu ibiryo abitereka hasi kuri sima igira imidite cyangwa se ubuhehere. Ubwo buhehere buhita burya mu biryo bitewe n'uko aba ari ibintu by'amafu, bugahita butera icyo twita hari uburozi bita burema mu biryo bitewe n'iki, bitewe na bwa buhehere buba bwaturutse kuri sima. Ibiryo bigomba guterekwa ku kantu runaka, ku mbaho si cyangwa se ku tundi tuntu, ariko ibiryo ntabwo ugomba kubitereka ahantu wiboneye gutyo gusa tu, oya, kirazira. Ibiryo ugomba kubitereka ahantu hanyaho,
kandi hatagira ubuhehere. Niba usanze umuntu abikira ku buhehere ugasanga ibyo biratose cyane, hari uburozi biba byakereye cyangwa se biba byaremye, bityo ugasanga ubworozi bwawe utangiye uguze ibiryo byabaye expired, ugasanga kabisa uguze ibiryo urabijyanye bifite utuvirus cyangwa se udukoko dushobora guhita twororoka inkoko zikibirya mu mara y'inkoko, ugasanga inkoko zawe zaragwingiye kandi uziha ibiryo. Niyo mpamvu ikintu cyanye na feeding ugomba kucyitaho ku rwego rwo hejuru cyane kabisa. Feeding itonde kabisa, ukore ugaburira inkoko zawe ibintu biri health feeds. Yes, poultry care and feeding practice, feeding schedule. Ati nzazigaburira gutya ku kigero gutya na gutya cy'ubukure. Yes, nkuko mbora mpibabwira, ibiryo ugaburira inkoko z'umunsi ntabwo ari byo ugaburira inkoko z'ibigwana, ntabwo ari nabyo ugaburira inkoko zatangiye gutera cyangwa se inkoko zikuze. Sign of nutritional deficiency, hari ibimenyetso biranga ibura rya vitamine runaka cyangwa se by'intungamubiri runaka. Ibyo byose uzajya ubisanga hano ku Ijwi ry'Umunsi TV. Yes, twe tubafitiye amakuru yizewe, ibitabo turabisoma, research ihagije tukayikora. Niyo mpamvu rero ikindi kibazo cyose wagira 079 42 85 61 4. Yes, tukaguhugura ubundi ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Yes, muri research tuba twakoze kugira ngo ibintu byawe bikomeze kuba byarusha kugenda neza cyane. Yes, hari ibikorwa byinshi cyane ugomba gukora mu bworozi bw'inkoko kugira ngo bigende neza, ariko uyu munsi twibanda ku bijyanye na mixing. Yes, muri make icyo wasigarana rero, menya ko niba ugiye kuvanga ibiryo by'inkoko ugomba kumenya ngo hari ibiri macronutrient, ibikenerwa ku kigero cyo hejuru cyane. Yes, bimwe nababwiye, hakaba n'ibiri micronutrients by'amavitamini n'amaprotein n'amaminerals, ibyo bikaba bikenerwa ku kigero gitoya. Yes, hanyuma rero izindi video cyangwa se andi makuru yose wumva tutavuze, ibyo byose uzajya ubisanga ahangaha kuri Ijwi ry'Aborozi TV, ijwi ryanyu kabisa. Yes, ufite ikibazo mutwandike muri comments, ufite ikibazo cyandike muri commentaire. Yes, igitekerezo, inyunganizi, ibyo byose turabikeneye kugira ngo tubone reaction yanyu. Dukeneye kumenya ukuntu ibi bintu mu byakiriye, ukuntu amakuru mu yakiriye. Urugero niyo ukoze like tukajya tubona like ziriyongera, tubona ko ibintu muri kubyumva kandi mu by'ukuri hari ahantu byabakuye. Yes, iyo mukoze subscribe tugenda dutera intambwe tuva kuri level imwe tugera ku yindi. Ni Ijwi ry'Aborozi, ijwi ryanyu kabisa. Yes, nimero twazibahaye, amakuru turayafite, ibitabo turabisoma, hari ibiri kwandikwa uyu munsi, hari ibiri kuri internet, hari ibiri hehe nahe. Ibyo byose ni ibintu tuba twiteguye kuba umunsi ku wundi. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukora subscribe. Niba ukunda umushinga w'ubworozi bw'inkoko, uyu ni umushinga ugomba gukora neza. Yes, mbora mpibabwira kabisa, isoko ry'u Rwanda ntabwo turihagije. Mu Rwanda haracyakenewe amagi, mu Rwanda haracyakenewe inyama. Yes, ibintu byo kumbwira ngo ntago hari abantu bajya bambwira ko babuza abakiriya, abandi bakambwira bati ibiryo birahenze, ariko ibyo byose ni ukwiga kubibamo kuko uyu mushinga uteza imbere abantu benshi hirya no hino ku isi. Impinduka muri business ibyo ni ibintu bisanzwe, ni ukwiga kubibamo ahubwo. Yes, urugero niba wumva ngo ibiryo birahenze, ukiga uburyo wabana nabyo. Niba urongera ubwatsi wagaburiraga inkoko kuko bwo buba budahenze. Yes, niba urongera amazi, niba urajyana ewana, ni ugutekereza kabiri. Nta bintu byo kugivinga up muzanga ibintu bivuyemo, kuko uyu mushinga niba hari abantu wateje imbere bakaba bakire, bakaba ababillionaire, nawe waba we. Icy'ingenzi ni uguhozaho ukiga kubana n'impinduka, kuko amasoko ntabwo ahora ahagaze kimwe. Kuvuga ngo ibiryo birahenze, kuvuga ngo wabuze amasoko, iyo uri muri business uba wafashe risk, kandi risk iyo wafashe risk nini nako uba ufite inyungu zo kuba wagira umusaruro mwinshi cyane. Iyo utafashe risk bivuze ko nyine nawe nta hantu buri kabisa, ubwo nawe no risk no gain. Iyo utafashe risk nta kintu ubona, ariko iyo ufashe risk izo mpinduka zose ukiga kubana nazo aba ari ibintu byiza cyane. Ubundi mu gikari tukavugana kuri nimero nabahaye, ukaduha igitekerezo kugira ngo ibintu birusheho gukomeza kugenda neza, ubundi ibintu tukabikora neza cyane. Banyarwanda, banyarwandakazi n'abandi mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda,
iri ni ijwi ryanyu kabisa, iri ni ijwi ryanyu, ijwi rya Borozi TV. Turi kuri mic, turi kuri mikoro kugira ngo updating everything, kila kintu kabisa kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Yes, turi ijwi ryanyu. Yes, turabavugira ubwo igitekerezo cyawe ni inyamibwa kuri twe. Yes, ibyo wumva bitagenda neza, inyunganizi, ariko ntabwo dushaka ko mujya muvuga ibitagenda neza gusa. Niba ubona umuntu yakoze research yaguhaye amakuru meza cyane, ubukwiriye kuyakira neza. Urugero nko kuba wakora like cyangwa se ugatanga comment, positive comments, byaba ari ibintu bituma umuntu avuga ati kabisa ibintu bifite movement, cyane ko aba ari amasomo meza cyane. Yes, social media ni ikintu kiri global cyane, ariko niba ugeze kuri uyu munota ukireba iyi video, uri umuntu w'umugabo cyane, wagakwiye kujya kureba ibintu biri aho ngaho by'imyidagaduro byo gutuma utakaza igihe gusa, ariko kugera aha ngaho ukireba iyi video, uri umuntu ukeneye kwiga, uri umuntu ukeneye kugira ubumenyi azabyaza amafaranga. Yes, niyo mpamvu rero na subscribe ndizera ko ubu ngubu wayikoze kabisa, ntabwo wagera ngaho utarayikora. Yes, ndabashimiye rero, ubundi nawe utaha ku ijwi rya Borozi TV, ijwi ryanyu kabisa. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza.